Rero asabwa ibisobanuro ku mubano we na Chris. Hagati aho inkuru nziza kuri Nadine n'urunana. Mbese kutitabiye telefone? Ego mana, sinari nayumvise. Ahubwo ndabona ari muganga Devota. Allo? Waramutse? Ego mwaramutse neza muga. Nikoye, telefone yawe ejo yari yabaye. Telefone yanjye? Ejo mwarampamagaye se muga? Inshuro nk'eshatu zose nsanga itariho. Mana yanjye we. Nukumbabarira. Nibutse ko hari igihe yari ifunze umuriro washizemo. Birashoboka. None se mwanshakiraga amahoro muga? Nta kindi nagushakiraga. Nashakaga kugutuma kuri Nadine. Nadine? Nyine ndagira ngo umumbwire ko yagize amahirwe yo kuba ku rutonde rw'ababyeyi bagomba guhabwa inkunga ihabwa ababyeyi batwite n'abafite abana batarengeje imyaka 2. Iyo nkuru ni inkuru nziza cyane pe. Ngira ngo urabizi ko ihabwa abo bagore kugira ngo ibunganiye mu mirire mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Ego ndabizi. Ubwo rero ndagira ngo mugutumeho. Ego. Ubwo rero gerageza urebe uko umugeraho. Mubwira ze kandi ku kigo nderabuzima kugira ngo yuzuze ibisabwa. Atangire kujya ahabwa iyo nkunga. Mana yanjye. Nonaha se? Nonaha rwose. Yihutire kuhagera dore abandi bahageze barimo kubyuzuza. Mana we, ndabigira ntera. Reba uko bigenza umugezeho ayo makuru ahita aza ku kigo nderabuzima rwose. Mana yanjye. Ese ko twari tugiye guhinga mbigire ntaga. Ubwo nyine nta kundi genda urebe uwo mudamu bimubwire. None se ubwo ugiye kwijyana guhinga? Wowe genda umubwire uraba unsanga mu murima. Ubwo nibyo nta kundi. Ubwo urantwaza isuka. None se ni ikihe kibazo ufite mwana wa? Ndacyabikurikirana buri igihe kizagera kijya hagaragara. Ako senye. Ikibazo uhisha umubyeyi wawe wakutwisa amezi 9 akakonza imyaka ingana kuriya akagushyira mu ishuri ukigukarangiza icyo kibazo umisha kimeze giti kuko ariko mana wa mugani burya ngo wizere umwana w'umuntu avumwe koko ahubwo kubera icyo uvuga gutyo nyine n'ukubera iki koko gusa isomo nkuyemo nuko ntazongera kwizera abantu rwose nde waguhemukiye ariko nyabo ariko nakubwiye ko nkibikurikirana mama gusa uko biri kose nta wundi ubiri inyuma ndetse ugomba kuba asanzwe ari inshuti yanjye. None se ubundi wagize ngo umwanzi ntashobora kuba ari wa wundi w'inshuti yawe ya bugufi? Nanjye ndabona ariko bishobora kuba bimeze rwose. Gusa ibyo bibazo ufitanye n'inshuti zawe udashaka kumbwira nabyo biranyobeye pe. Mama, karame. Wihanganye mbanze nkurura amakuru neza. Ubundi igihe nyacyo kizagera uzabimenya. Oya nye, ukuntu babaye sinshobora kukureka ngo ugende utambwiye ikibazo ufite. Urumva? None se gishingiye ku kimwana wa? Urugira ngo nirirwe mpangayitse. Ayiwe, ubusura abandi bintu wankoreye Stefano. Mazuhore wumve. Yewe Stefano no gukora iki Nyiramari? Ubusa ntubona ko aje wandwanyije yamvuna yanjye yakaguri kaba yubuye. Ibyo ni ibyawe mama we, ibyo ni ibyawe rwose. Ni ibyanjye nyine. Amakosa yose na yawe Nyiramari. Umugore utinyuka ukansuzugura ukantesha agaciro. Kuki utamenye ko ndi umugabo muri urugo? Ngewe Nyiramariza. Wowe nyine. Nge nagusuzuguye nta Stefano. Wabansuzuguye te? Ubwo si utinyuka ukambwira ngo ninjye mu gikoni nteke. Uba wumva umfashe nk'iki, none si umwana wawe utekera hari ubwo hari uwanjye. Umva nkubwire Nyiramari. Nge nari nashatse kubyoroshya uko wabyitwayemo wabibonye. Ngo washatse kubyoroshya ibyoroshya gasa n'ibiki? Nagutwaye buhoro nshaka kubinyuza mu buryo bwo kugutereta ariko wigira karaha kajyahe. Ariko ubundi ntigira karaha kajyahe Stefano. Wowe uratinyuka ukazana abandi bana muri urugo koko. Wabonye wa mbere naramwakiriye ugira ngo niko bizakomeza. Umva ibyo kukubembereza rero nanjye nabivuyemo. Ubwo nyine mbigize itegeko. Ibiki ugira itegeko Stefano? Ntegetse ko Ndemeza atagomba kuva muri urugo. Ngo iki? Ndavuze ngo Ndemeza agomba kuguma hano. Hano kwande? Hano kwande Stefano? Kwa Stefano. Kandi akitabwaho neza nk'abandi bana setu. Ariko umenya ko ari no kwa Nyiramarisa si kwa Nadine. Urabyumva neza? Urashaka kongera kungaraho mirwano? Ni wowe ushaka kuyigarura ahubwo. Umva, ngiye ndategetse. Ariko utegetse iki? Ndategetse ko umwana wanjye Ndemeza agomba kuba hano. Ubwo
ari uko bivuze Stefa nawe umenya ko utazongera kuva hano muri uru rugo. Ngwiki niba ushaka korera ndemeza aha nawe ugomba kuhaguma ukajya umwitaho ukamenya umwana wawe birambuye, urabyumva? mbese sinzasubire kujya gukora. nyine ubwo ugomba kugumana nawe hano ukajya umutekera ukamumesera ukamukorera ibishoboka byose. niko bimeze. none se Nadine, Karame, ubu koko ko batinze. nukumva nanjye mu makuru yangezeho mu kanya n'ukuri. Okay. Ngira ngo rero ubuyobozi bwakumenyesheje ko washyizwe ku rutonde rw'abagore batwite n'abafite abana batarengeje imyaka 2 bagomba guhabwa inkunga yabagenewe mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Yewe nuko mwarakoze rwose yewe. Winshimira kuko atari nge wagushyize kuri urwo rutonde. Ahubwo nuko inzego zibishinzwe zasanze wujuje ibisabwa kugira ngo uhabwe iyo nkunga. Yego rwose pe, naho ubona ningeze harindimuka. Iyo nkunga ugomba guhabwa rero nta kindi igenewe uretse kugufasha kwita ku mirire yawe nk'umugore utwite mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Yego. Ni inkunga y'amafaranga agomba kujya acishwa kuri konti yawe yo muri banki. Mana shimwe habwe icyubahiro najye kwi. Wumvise ko anyuzwa kuri konti ya banki? Mana we, ubuse ko nta konti ya banki ngira koko. Nta kuntu bazajya bayama mu ntoki se. Oya, agomba kunyuzwa kuri konti. Niho ugomba kuyafatira. Mu byo twagutumiyeho rero, twari kugira ngo tukubwire ibyo kandi unatange n'andi makuru akenewe kugira ngo ibyangombwa byawe bisabwa bibe byuzuye. Yego. Ugomba gufunguza konti muri Sako rero. Hanyuma numara kuyifunguza uzana iyo nimero ya konti kugira ngo tuyishyire muri dosiye yawe. Yego nuko ndayizana. Hanyuma rero iyo nkunga nk'uko nabikubwiye ni inkunga y'amafaranga azajya anyura kuri konti ariko uzajya uyabona mu gihembwe. Mbese uruko abanyeshuri bavuye mu biruhuko basubiye ku ishuri batangiye igihembwe? Oya, kuvuga rimwe mu gihembwe ni ukuvuga buri mezi 3. Mbese? Yego. Ndabyumvise noneho. Iyo nkunga rero ugomba kuzajya uyikoresha neza ukayikoresha icyo wayiherewe. Yego. Ni ukugira ngo uyifashishe mu gushaka indyo yuzuye nk'umugore utwite uko nabonye uko utwite. Niko nzajya mbigenza rwose. Ariko nyine nabasaba ko munyorohereza ngiye amafaranga agengeraho buri kwezi kuko ndakeneye cyane mfite n'ibibazo byinshi. Ibyo ntibishoboka Nadine. Amafaranga y'ingoboka atangwa rimwe mu gihembwe. Ukwiye gushaka indi mirimo ukora igufasha kwiyitaho hanyuma yakazajya kunganira kwita ku mirire nk'umugore utwite. Isuku mbese ubuzima bwawe nk'umugore utwite. Ntacyo, ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Rimwe rutazero da wa mugani. Hanyuma iyo konti ugomba kuba wamaze kuyifungura ryari ko byihutirwa. Ahubwo ntize gusohoka hano kuri mu biro byawe. Ngo njye kuyizana. Ujye kuyifunguza muri Sako. Yego. Nimara kuyifunguza se ndahita nyizana hano. Icyo nagira ngo tuvuganeho rero Leya. Karame. Ni ibijyanye n'ibihuha amaze iminsi numva. Ibihuha bimeze gute sanye? Gusa byarambabaje cyane kandi cyane ubyumve rero. Mana yanjye. Nibinyerekeyeho se? Niko Leya. Karame. Ni ukuri nanze kugira icyo mbikoraho ntabanje kubikubaza wowe nk'inshuti yanjye. Ko binteye ubwoba we. Gusa umenye ko atari byiza cyane pe. Ntabwo ari byiza rero. Si ibintu wagakorera inshuti yawe, si ibintu wagakorera inshuti yawe rwose. Mana yanjye. Bikoreya. Karame. Mbwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri rwose nta kibazo nyine. Ariko umenye ko ndengana. Amakuru yangezeho kuri mu rukundo na Chris. Ego mana yanjye. Njyewe wowe Leya. Nukuri nge ndarengana. Ariko mana yanjye. Umva ndarengana pe. Umva Leya, mbabarira kabisa. Ibyo bintu bivemo. Nukuri ibyo wumvise bavuga si byo pe. Si byanye. Uravugisha ukuri ntabwo muri gukundana na Chris. Ndarengana pe. Hanyuma ko hari umuntu uheruka kubabona na se na sheri wanjye agutwaye mu modoka yarakujyanye hehe? Ego mana yanjye. Akoze ubwo ibyo byose. Ngira ibyo byari ibiki nibyo ndimo kukubaza. Ariko subganye ko umuntu agwaye lift nibyo byatuma abantu bavuga ngo turakundana koko. None se yapfuye kugutwara gusa. Si lift se nyine yaranyihereye. Leya, ntukambangamire. Mbikubwire ntukambangamire, mbabarira rwose. Ariko surumva nge ntarengana ko kanye. Urarengana se aruguhakanya ko gutwara mu modoka? Niki muwa muvugana se? Ako senye, hari ikindi uretse kuba namenyana nawe kugira ngo ninjye nigirira ikibazo cyo kwivuza ajya nyifashiriza. Ariko nyumvira koko. Nyumvira.
ariko si ubundi koko reka nanjye nkwibarize ubundi niba umuntu arwaye lifuti icyo ni ikibazo koko. hanyuma se kugira ngo aguhe izo serivisi z'ubuvuzi bisaba ko ugomba kujya ugenda mu modoka ya sheri wanjye. ariko si ubwo umuntu niba ahagaze akaguha lifuti we wayanga muko. Leya reka tureke kujya muri byinshi. urabizi neza ko Chris ari sheri wanjye. urabizi ntubizi? ndabizi. abagabo barahari. ishakira uwawe rwose umvire ku musheri. ndekera umusheri mbisubiremo reka Chris tutazabipfa. uranyumva? wagwaye makuru rwose yarakubeshye. ntabwo yambeshye. icyo nzi cyo wabikubwiye hari indi migambi agufitiye itari myiza nye. ngo iki? yego rwose ni ukuri ushatse wakwitonda. ari njye witonda kandi cyangwa wowe witondereye? ariko wakinguye Nyiramari. bwira uwo muhungu wawe agukingurire twiryamiye Stefa. bwira Ndemezo wawe aho ari aho ngaho mu ruganiriro. none se ari ubwo wafunze? niko Shandeme. karame. kuki abandi baryamye wowe ukabukira hano mu ruganiriro? sinabuze aho ngama. ye gwiki ubura uryama ute? ariko uyu mugogore yongeye umwiyenzo we n'agasuzuguro. amafuta yarushingurura. niko Nyiramari. ariko waretse gusakuriza abantu biryamiye wa mugabo we. niko Shandeme. karame. wariye se ahubwo? oya. ye ariko ibi ni kimwuka byaramwe. ndebera nta nubwo bigeze banamukarabya pe. mana yanjye we. niko Nyiramari. ariko waretse abantu bakisinzira Stefa. musinzira gute kandi umwana wanjye nta nicyo mwamukoreye Nyiramari? niko abandi bose muraryamye ariko we mwamusiza mu ruganiriro. abandi bariye we ntimwamugaburiye. mwebwe abana bose mwabuhagiye ariko Ndemezo we reba ukwasa. ubwo ibyo urimo gukora koko urumva ari bike? niba wari uzi ko uwo mwana wawe azakenera kuryama kuki utamuzaniye ibiryamirwa? ariko ubwo uzi ko ari ihohoterwa urimo gukorera uno mwana koko wa mugore we? ni wowe wamuhohoteye, wowe wamukuye kwa nyina ukamuzana hano. naho ibyo uvuga byo kumugaburira no kumwuhagira wagombye kuba watashye kare ukabimukorera. kandi nari nabikubwiye. ariko ako ni agasuzuguro. agasuzuguro se ki? nakubwiye ko ntari umuyawe wa Nadine Stefa. ibyo nabikubwiye rwose. okay reka tubyihorere. kanengwa winkangurira umwana. kanengwa se uramushaka wiki? uramushaka wiki? karame. byuka uzana nkwereke. ibyo ushaka kumwereka ni ibiki Stefa? nabyuka atekere uyu mwana anamwuhagire kandi anamutegurire n'aho aryama. noneho ugiye kugira abana banjye bacakara biyo nda yawe ngo ni Nadina? ziba byuka kane byuka ukora ibyo nkubwiye. kante ryama. ariko uyu mugore nzamugire nti koko ahubwo wowe tuzakugire dute? kubera icyo ushaka amahane Nyiramari? amahane niwe wayakuriye Stefa. ubwo nyine ngaho shikama duhangane. niba ari intambara ndayirwana ariko abana banjye baryame ntubagire abacakara biyo nda yawe ngo ni Nadine. urabyumva neza? iyi bombori yubuye kwa Stefani zagarukira he? uyu mwana se ukomeje guteragiranwa amaherezo yazaba yahe? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.